indi yanitse niriva none se mubwiza ukuri ko nzi ko nta mvura yaguye ibintu kaho ni mu ndebere n'amasafuriya n'ibiyiko nyamufata wala kumuhereza amahera ya nyokowe kandi kubitwa n'agaca we wandindagiza uza kuntera mu rugo rwanjye nkuhamagaye ngo ngutize icyicaro warangiza ukaza nawe ndebera ukuntu mbaye uzi isabune zafura ibi bintu nzayikura hehe koko niyo gukaraba nani yariha runugo gwiri kunyura ibirandi kukunyu bya bintu birenduka byose bivemo maze kubona ko ngoreshwa n'umubosi mwiza urakoze cyane sawa komisa fatwa n'inzoka Chama tugere gije n'inzoka bize fatwa n'inzoka man weshe jinoki wiheshe jinoki umva ntabwo Yesu we mbone muri icyo bite wa icyo fasha mari kugera giswera ma skwera man uva inzara man inzara ibikora zongo inzara ntabwo yatuma wabuka ngo wapfa inzara man we fit man hari ibintu bimaze iminsi mera oya mbere ya byose bazubwiye niba afite nyaki bana arajegera byatanje bana we mbwira ni kumva ndi kugira ahubwo ndi kumukora uri kurira umuntu w'umugabo n'abana buzi ahanze uri rute bana mwe yatanje mapase telefone yishizera sukunyicaza hano ndakwicaza ariko ndakwicaza maze gukora kamwe nari bibo